perezida n'aba visi perezida b'umutwe w'abadepite bamaze kurahira, minisitiri w'intebe nawe warahiye mbere yabo, abadepite mwese muherutse gutorwa, abanyacyubahiro bandi mwese muri hano, nagira ngo mbanze mbasuhuze. Ariko ngira ngo nabashimire byinshi bimaze gukorwa muri ibi bihe by'ejo bundi tunyuzemo by'amatora n'ibi bikorwa bindi bishingiye kuri byo. Ndetse n'uyu munsi twagize mu minsi mike ishize wo kwakira abashyitsi bari baje kwifatanya natwe mu muhango nawo mukuru wo kurahiza perezida w'igihugu cyacu. Ndabona rero iby'imihango by'ibikorwa iyo mihango ishingiraho bigenda biva mu nzira, aho bituganisha ni ku nshingano n'ibikorwa bijyanye n'izo nshingano kuri buri wese. Hari igihe perezida, hari abayoboye inteko, hari minisitiri w'intebe, hari abadepite mwebwe, abadepite mwese, hari abaminisitiri tuzashyiraho mu minsi mike iri imbere, ubutabera n'abayobozi babwo byose nirwa mbisubiramo birasanzwe nabo, ariko reka mbavuge uko dufatanya uburyo inzego zuzuzanya. Icyo mvuga ni uko bigiye gukurikiraho ni akazi tugomba gukorera igihugu cyacu, akazi bamwe batorerwa n'Abanyarwanda, abandi bashyirwaho mu bundi buryo, ariko byose ari ugukorera Abanyarwanda. Ako kazi rero tugomba kugakora tukakanoza uko bishoboka. Nta na rimwe bijya byera ngo de, iteka hahora hari utuntu hano utundi hariya abantu bagomba gusubira inyuma bagakosora bagashyira ku murongo, ariko nabyo ntibivuze ko twahorana uwo muco w'ibidakorwa neza, abantu bagomba gusubira inyuma gutunganya ngo bihora ari uko bimeze gusa. Mu buzima uko busanzwe no mu mikorere nyine nibyo, hari ibigomba guhora bishyirwa mu bikorwa, ariko ibikorwa neza iyo ari bike ku bihora bigomba gushyirwa mu bikorwa, ubwo hari ikibazo n'icyo abantu bagomba gukemura. Nibyo mvuga.
mu miyoborere, mu mikorere, muri politiki y'igihugu cyacu birazwi, bisubirwamo buri munsi na buri wese, twese dusa kandi nk'aho tubyemeranyaho ko tugomba guhindura amateka mabi y'imibereho yacu abanyarwanda, tugomba guhindura imiyoborere igahora irushaho kuba myiza, abatorewe kuyobora, abashyizweho ku bundi buryo bujyanye n'amategeko. Ntabwo bigenda gutyo kugira ngo abantu bajye mu myanya, ikintu cya mbere batekereza ari ukwitekereza bo ubwabo, ko ari bo baheraho inyungu z'ibikorwa, bikumvikana ko bigasa nk'aho ari twebwe bigomba guheraho. Ntabwo ari bibi. Natwe nk'abantu bigomba kutugeraho, ariko bo tugomba kubanza gutekereza. Ni Abanyarwanda, ni abaturarwanda. Akenshi bisa naho ari umuco utajya uranduka burundu. Hari ikintu cy'imyanya, imyanya ndetse mu ndimi z'amahanga bikaryoha bakitwa VIPs, VIP ugahitana umuntu ngo uri VIP. Ibintu byose amikoro make y'igihugu akabanza gukemura ibibazo bya VIP. Abantu bakomeye, abantu baremereye, unyura ahantu waba utahasize uzi serwakira uko ugenda, waba udakurikiye na serwakira bikaba ikibazo. Uhindukira ukareba inyuma niba hasize umukungugu cyangwa abantu bagomba kuba bari baje kugushengerera. Rwose uwo ni umuco mubi, ni umuco tuganiriye kenshi ko ugomba guhagarara, ariko ndabisubiramo n'uyu munsi ugomba guhagarara. Niba ushaka no kwiyumvamo ko uremereye, ntacyo napfa nawe uramutse koko ari kumeze, ariko wahereye kukuzuza inshingano ufite. Warangije gukora inshingano wayujuje, wiremereje uko nakwihorera ko ntacyo bintwaye, akaba ari we bizagiraho ingaruka. Ariko gukorera Abanyarwanda nicyo kibanze, nicyo gikwiye kuba icya mbere. Hanyuma noneho rero imikorere ya buri munsi dusubiramo buri munsi. Nababwiye ko ubu ibi bya seremoni bigenda birangira, nababwiye ko tugiye kujya ku kazi. Ibintu by'imikorere, ibintu by'inama z'urudaca, ibintu bya ikibazo kikavugwa, ikibazo kikamenyekana, abagishinzwe wababaza rimwe na rimwe ugasanga ntibari babizi,
cyangwa se njye nibwira ko birushijeho kuba bibi iyo nsanze n'umuntu yari akizi ariko ntacyo yagikozeho. Hari kutabimenya wari ukwiye kuba ubimenya kuko nicyo ushinzwe, hari ukubimenya ntugire icyo ukora kandi ari byo ushinzwe. Ibyo ni mu mikorere ya buri munsi, ariko noneho hari no kudakorana, kandi mwarabivuze bamwe twari tumaze kumva ko twese tuzi ko tugomba gukorana, tugomba kuzuzanya. Nta muntu kamara wakora ibintu wenyine ngo byuzuze za nshingano nahereyeho navugaga. Uvuga ngo tugomba kuzuzanya, tugomba gukorana, tugomba no kwibukiranya. Njye niyo mu nshingano zanjye tuvuge umudepite runaka, minisitiri runaka, meya runaka, niyo byaba bitari mu nshingano zawe aho uri, ariko ubona bikorwa ahandi, bikorwa n'undi, byangiriza igihugu, ni ukuvuga ngo byangiriza twese, nta mpamvu wabiceceka ukareka bigahita bigakomeza ndetse bikiyongera ku buryo icyo byangiza kigenda gikura. Ntabwo ariko bikwiriye kuba bimeze n'umuco mubi kugira ngo twemere ko byagenda gutyo. Ibyo tuhora turwanya bya ruswa, corruption, ikimenyane, ikene wabo, ibyo nta na rimwe tudakwiriye kuba tugaragara ko tubirwanya kuri buri wese hose mu gihugu cyacu. Nicyo kivamo umuco ugomba kutugaragaraho ko dukorera abanyarwanda bose, nta guhitamo uwo dukorera n'undi usigara aho ngaho kubera ko adafite inshuti ye, kubera ko adafite umuvandimwe, kubera ko ibigomba kumugeraho ntibimugereho. Niyo ntambara ya mbere turwana nayo muri politike yacu, niyo ntambara tumazemo imyaka 30. Tugiye kongeraho indi 5 muri iyi manda bamwe muri twe twarahiriye. Ntabwo yaba 5 y'ubusa cyangwa 5 yongera ibibazo, ni 5 yo kugabanya ibibazo biriho. Ibyo rero ujye bahagaze imbere ubabwiranira. Numva mfite umuzigo mba nikoreye wo kubabwira ntya, twamara kuva hano bya bindi twumvikanaho twavugaga tunenga bikongera bigasubiramo bikaba nkaho nta cyabaye. Ntabwo bikwiye. Icyo mvuga rero ni iki? Mu by'ukuri biba bikwiye kugira ingaruka, biba bikwiye kugira ingaruka ku babikora, ku babihishira, yewe ndetse
nakwifuza ko byangeraho n'ingaruka nk'umuyobozi mwahaye izi nshingano, nanjye niba nabibona nkabirebera nkabyihorera bigakomeza uko bibaye. Ndaza kubaha ingero zimwe zigomba kuba zituruka ahantu henshi ku bintu byinshi biza bikavangira abantu bigatuma rimwe na rimwe uyoberwa, mbese ubundi ko ibintu biba byumvikanye, ko biganirwa, ko bipfira he. Reka mbaho urugero rumwe mu kanya. Nk'ubu ejo nagize nshakisha amakuru ku interineti, nza kubona kuri social media umuntu cyangwa abantu batabaza ni muri Rusizi, batabaza ko bahinze icyo tubatoza tubabwira, bahinze umuceri bareza, ariko bigeze aho uwo muceri amatoni n'amatoni arababorana kuko ntafite aho ajya, ntafite abayagura. Murabizi, mwari mubizi, mwari mwabyumva. Erega ubwo namaze kubibona kuko njye ntabyo narinzi. Ndabaza, fata telefone ndabaza abantu, ngiye nsanga wari minisitiri agriculture arabizi, wari minisitiri wa commerce arabizi, local government ngira ngo byari biraho, ntabizi arabizi, byose biraho, biri hagati. Muri ibyo byose prime minister wasubiyeho wari uriho nawe yari abizi igice, ikindi gice kinini atakizi. Ariko ubwo ni abantu bafite ibyo bibazo, guhinga, kweza, ibyo byose batanze imbaraga zabo, bakoresheje amafaranga yabo, baritanze, kandi bakora ibyo tubatoreza gukora, ibyo tubasaba buri munsi. Ariko birangiye ubu ni nko kuvuga ngo ariko ubundi muzagaruka hamwe tubwira kongera guhinga umuceri, cyangwa muzagaruka hamwe mwongera kutubwira guhinga. Ibyo wababwiye barabikoze bikabaviramo ikibazo. Abaminisitiri icyo bashinzwe ni iki? Kitari gukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwa. Byashoboka bite ko ibintu byabaho bityo gusa tukajyaho tukaba VIPs? Gute? Icyo kibazo ariko nka bya bindi mugani w'Abanyarwanda, ibuye yabonetse, ariko ribonetse turibonye byamaze kuvuna isuka, ariko wenda hari ikisigaye kuri iryo suka, turaza gukomeza iyo suka kuyihingisha
ariko hagomba kugira ubibazwa ibintu nk'ibyo. Ndavuga kuri ibi gusa, ariko ndavuga no ku bindi bisa bityo, hagomba kugira ubibaza. Ubu namwe rero mubaye abadepite, hari abadepite bagomba kuba bashinzwe utwo turere, bashinzwe kureba imibereho y'abaturage, ibibazo bafite. Ubwo namwe muzajyaho, mujyaho mubimenye, ntimubivuze, ntimubikemuye, cyangwa ntimuzabimenya. Ubwo se ibyo twaba turimo ni iki? Mwaba mwabereye iki abadepite, cyangwa se abazaba minisitiri bazaba babereye iki ba minisitiri? Bazaba babaye ba minisitiri ngo bigende gute? Ngo bimare iki? Niba badashobora gukemura ikibazo nk'icyo ngicyo kireba abaturage gutyo. Ariko reba noneho n'uburyo nabimenyemo. Nabimenye, mbabwiye ko nabibonye ku social media. Nuko tudafite, hari ziriya nzego mujya mwumva ngo ziperereza. Ibyo baperereza sinzi ibyo ari byo. Perereza ni gushakisha, ntabwo ari umwanzi ufite imbunda uri burasa abantu gusa, no, ugomba kumenya n'indwara yateye ahantu, igiye kwica abaturage, inzara aho iri, igiye gusonzesha abantu, ndetse ukamenya n'ibyaba biturukaho, ukabishyira mu nzego z'ubuyobozi zindi, hamwe mugashakira icyo kibazo igisubizo. Ariko urumva byose, hari cabinet ishize, hari abadepite bari bariho, hari intelligence, hari, ubwo se murwaye iki mwese? Mwarwara indwara imwe gute? Kandi ubu ni urugero ntanga gusa, hari n'ibindi bisa bityo byagiye biba, cyangwa se n'ejo bizaba. Ndabivugira, nabitinzeho, ndabivugira kugira ngo abantu bajye batekereza inshingano baba bafite, ndetse ku buryo iyi nshingano utayishaka ntawe twakubitira kuba umudepite, cyangwa kuba ntawe twarwana nawe rwose. Utabishaka wabireka, bavuga utari ko ibi bintu mushyiramo jyewe simbishoboye, simbishaka. Waba uri minisitiri, waba uri umudepite, timushaka undi, yewe nifitiye ibindi byanjye nkora, mu mwanya njye kubyikorera rwose. Uwo mwanya utararangiza no kubivuga, twaba twaguhaye icyo ushaka. Ariko niba wafashe iyo nshingano, ugomba kuyuzuza byanze bikunze. Naho ubundi aho hose na Rusizi twagiyeyo, uriya rero byaho tuyamamaza, tubwira abantu ibyo tuba tubeshya. Njye ntabwo nshaka kubeshya rwose, ntabwo nshaka kubeshya. Icyo ntashoboye mvuga ko ntagishoboye, icyo nshoboye ndagikora. Ntabwo kubeshya abaturage kurinda aho bagira ibi bibazo bigomba kwihanganirwa na busa. Ikindi noneho nacyo kiri aho cyane, maze iminsi cyumva, naracyihoreye, ariko noneho ndagira ngo nkiganire nawe. Amaze iminsi
mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches, ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki, izi minsi mbibona kandi si bwo bwa mbere. Hari ubundi icyo kibazo cyavutse, sinzi na bamwe mubyibuka, hari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore. Ikintu cy'amakanisa ni iki? Murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate amakanisa cyangwa ni iki? Ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi, amakanisa ibihumbi ni iki? Mwarwaye iki koko Abanyarwanda? Ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba Abanyafurika dufite ikibazo rwose. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba, biduha umutekano, bituzamurira ubukungu, bituma umunyarwanda atagira inzara, atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu. Ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro, habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi? Ubu koko mwebwe nk'Abanyarwanda n'aba bicaye, mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu, ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye? Ukaba umudepite, ukaba umupasitori, ukagira ikanisa, warangiza erega abantu bakabishyura n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga, agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha. Ni ukuvuga rero abantu bavugishije ukuri, ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo. Ni iki? Ni indwara ki? Ugahura abo rero bameze batyo, hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro, ariko wenda niko mubyumva sinzi, usibye ko bamwe tutabyemera. Uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka nabonekewe, nahuye n'Imana, navuganye nayo. Wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye. Wahura n'undi ni umuhanuzi, arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Mbere na mbere yewe mpuye nawe ukambwira ibyo, nabanza kukubaza niba utari umusazi. Ugomba kuba uri umusazi, niho nahera. Icya kabiri, nagusaba ubuhamya, evidence. Ibi ngibi uvuga yuko warayihuye n'Imana,
ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho nyereka gihamya. Ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera aha ngaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho? Ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye, hari ibyo twavutse bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu. Ibyo ntabwo nzirirwa njya kubibaza, nubwo niyo naba hatari ibyo nemera, nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo, ndabyihorera bikamera gutyo. Ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano, mwebwe abantu bakuze, abantu bazima, abantu mufite ibyo munyuzemo, umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose, agafata igihugu akakigira ingwate, namwe mukarindagira mugakurikira. uwaturuze se ubwo yarakarabye wa mugani w'ikinyarwanda. abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri, mwarize, mwaraminuje, muraho muri abantu b'abirasi, babandi barangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira, ntunamubaze utari kurantwara he. Ariko handi muranabizi, hari n'abo bicaga, hari n'ubwo abantu bica. Niba mujya mukurikira amakuru simbizi, nko mu bindi bihugu umuntu unera atyo w'umusazi agatwara abantu, akabatwara abantu benshi magana ngaya, akababwira ibyo bakora, akababuza kurya, akababuza gufata iki, akababuza kugira gute, abantu bagapfa. Murabizi, murabumva, murabikurikira, cyangwa n'ibyo mpimba. Byose nibyo mushaka mwebwe, nibyo mushaka kubamo, ibyo mushaka. uwo muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda, barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo. niba mushaka kuba abapasiteri, muve mu budepite mugende mu abapasiteri. ariko nabo mbere y'uko muba abo bapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza, ibyo bindi mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira. wabanje ukihanurira se wowe, urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya, wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe. uri icyo ntazi, urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki. ni nko kuyobya abantu, bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza, uko ugomba gukora buri kintu. ibyinshi bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora. mureke tubazanemo urujijo, bakaza bigize ibitangaza, namwe mugakurikira. ntawe utekereza, ntawe ubaza, ntawe ugira ati nuje. hari izindi manza nyinshi ngo abashinzwe ubutabera bamwe barabizi. hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba, cyangwa ukabambura ibyabo na bike bari bafite bakayobora.